yabonye ko biriya byose byanze, agerageza kumugerageza ku nshuro ya gatatu, amwereka ubwiza bwose amujyanye ku mpinga y'umusozi muremure, amwereka ibitatse uwo musozi, ibyiza bigize uwo musozi, arangije aramubwira ati biriya byose ni ububasha bwanjye ninjye ubitegeka, ati ariko buriya uramutse upfukamye ukandamya ukansingiza ukankorera, biriya byose nabiguha kuko byose biri mu butware bwanjye. Ariko buriya tujye twibuka yuko hejuru y'izo mbaraga hari imbaraga zishobora byose. twibaze Bibiliya isubize ni ikiganiro mukurikira kuri YouTube channel yitwa Ubugingo bw'Ijuru TV. Ukonshobozwa nawe mwami, haleluya, unkomere zama boko, ukonshobozwa byose nawe umimba, unkomereze. Muraho neza, ndabasubije mu izina rya Yesu. Ngiye rero tugiye kubana muri aka kanya, amazina nitwa Ishimwe Christine. Tugiye kureba ibintu bitatu Satani yakoresheje agerageza Yesu ubwo yari amaze igihe ari mu butayu. Rero ibyo bintu turaza kubisanga muri Matayo igice cyaho cya 4 umurongo wa 1 kugera umurongo wa 11. Kandi twabisanga muri Mariko igice cyaho cya 1 umurongo wa 12 n'uwa 13. Nanone twabisanga muri Luka igice cyaho cya 4 umurongo wa 1 n'uwa 13. Ariko turaza kwibanda ku magambo aboneka muri Matayo igice cya 4 guhera ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 11. Mbere yuko twumva aya magambo tubanze dusenge. Mana nziza, turagushimiye, tugushimiye ko abanye natwe, waturinze nushimwe. Amasaha mwami tugiye kumva amagambo yawe, reka ufashe abari kuyumva, abumva iyi video bagirire neza, ureke mwami buri umwe wese ahari umuhe umugisha wawe, mu izina ryawe ryerakoze, amen. Rero tugiye kureba ibyo bintu bitatu, tubiganireho, nitumara kubiganiraho dufate n'umwanzuro w'uko twakitwara mu bigeragezo duhura nabyo bya buri munsi. Dusome muri Matayo igice cya 4 guhera ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 11. Maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Umurongo wa 4 aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakurinde mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. 7. Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umurongo wa 8. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya. Yesu aramubwira ati, genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, aba ariyo ukorera yonyine. Umurongo wa 11. Umwanzi aherako aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Hano nk'uko tumaze kubibona, tumaze gusoma amagambo meza cyane
arimo inyigisho ndetse n'impuguro atwereka uburyo Yesu yarwanye ibigeragezo yahuraga nabyo. Rero hano twabonye ibintu bitatu Satani yifashishije agerageza Yesu. Ikintu cya mbere twabonye yamugeragesheje nuko yamubwiye ngo niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduka imitsima. Rero hano Yesu weho si uko atari afite ubwo butware cyangwa ubwo bubasha bwo kuba yabikora, ariko kugira ngo amwereke yuko hejuru y'imbaraga ziwe yirata hari imbaraga z'Imana ishobora byose, aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'imitsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Bivuze ngo umuntu ntagatungwa n'ibintu byose twe tubona ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Uwiteka. Ikintu cya kabiri yamugerageresheje twabonye, umwanzi amujyana ku murwa wera amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakurinde bakuramire mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Hano rero Satani yabonye yuko amaze kumugerageresha ikigeragezo cya mbere abona nta kintu bitanze, aravuga ati reka amugerageze ku bwa kabiri. Bwa kabiri nibwo amubwiye ati amujyana ku gasongero k'urusengero ati niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi. Yesu aramusubiza ngo handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Icya gatatu twabonye, umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo, aramubwira ati biriya byose nupfuka mukandamya ndabiguha. Hano rero nk'uko twabibonye yabonye ko biriya byose byanze, agerageza kumugerageza ku nshuro ya gatatu, amwereka ubwiza bwose amujyanye ku mpinga y'umusozi muremure, amwereka ibitatse uwo musozi, ibyiza bigize uwo musozi, arangije amubwira ati biriya byose ni ububasha bwanjye ninjye ubitegeka, ati ariko buriya uramutse upfukamye ukandamya ukansingiza ukankorera biriya byose nabiguha kuko byose biri mu butware bwanjye. Ariko buriya tujye twibuka yuko hejuru y'izo mbaraga hari imbaraga zishobora byose. Hano rero Yesu ntago yakanzwe n'ibyo ngibyo, nta nubwo yemeye kwakira ubwo butunzi kuko yari yaramaze kwakira Kristo muri we. Yesu yaramusubije ati genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe abe ariyo ukorera yonyine. Umurongo wa 11 niwe waje kutubwira ariwo turi bukuremo umwanzuro. Umwanzi ahera ko aramureka maze haza abamarayika baramukorera. Hano rero umwanzuro tugiye kurebera hamwe umwanzuro nyuma wo kubona ibi bintu bitatu Satani yakoresheje agerageza Yesu Kristo. Umwanzuro wa mbere nuko dukwiriye kwiringira Uwiteka, tukamwizera kandi tukamukorera. Muri we harimo ubutunzi bwinshi, ntacyo tuzamuburana. Ikindi cya kabiri nuko uwundi mwanzuro wa kabiri nuko tugomba guhagarara dushikamye mu bigeragezo duhura nabyo bya buri munsi, tugahagarara kigabo kandi tukambara imbaraga, tukambara intwaro zo kurwana ibigeragezo duhura nabyo bya buri munsi muri uru rugendo. Umwanzuro wa gatatu turaza gufatira hamwe nuko tugomba kwizera Imana kandi tugakorera Imana, kuko
ntago twanesha ibigeragezo, ntago twanesha uru rugamba, ntago twanesha ibi byose turi kugeragezwa tudafite kwizera. Ubwo ikindi nuko tugomba kwizera. Ninjye mwabanye rero muri aka kanya, ndabashimiye ko mwabashije kunyumva no kuntega amatwi. Murakoze cyane. Njye mwabanye muri uyu mwanya, amazina nitwa Ishimwe Christina. Nk'uko rero n'ubundi twatangiye dusenga, tugiye gusoza nanone dusenga kugira ngo Imana ikomeze kutugirira neza. Mana nziza, turagushimiye, tugushimiye ko wabanye natwe, waturinze, izina ryawe nirishimwe. Amasaha nk'aya ngaya Kristo, nyemerera buri umwe wese uteze amatwi iyi video akayumva, umuhe umugisha wawe kandi umugirire neza. Nyemerera ubahe kwihanganira ibigeragezo bya buri munsi kandi udukomeze. Mana, utugirire neza. Ndakwinginze abe ari wowe kutuyobora, abe ari wowe kuturinda muri aya masaha kubera kuri Imana.